Apotre Mutabazi, ubu tuvugana uri ku marembo y'ijuru. Hari ibirego byinshi ufite ku isi, hari byinshi uregwa nko kwaka abaturage amaturo, kubabuza gusenga batishyuye amaturo n'ibindi, kubigisha inyigisho zitari zo ndetse n'ibindi byinshi. Ibyo byose uri kubiregwa. Ingororano zawe ugiye kuzakira. Urifuza izihe ngororano hagati yo kutaba umukiranutsi w'ukuri? Ngaho mbwira. Ingororano y'umukiranutsi no kujya mu ijuru. Ingororano y'abizera no kubona ibitangaza. Itonde gato. Ukubona ibitangaza. Ibihe bitangaza? Ibitangaza ki? Kuba wigisha abantu nabi Bibiliya, ubabwira yuko nibatishyura amaturo batazajya mu bwami bw'ijuru, urabeshya. Ibyo ntabwo ari byo. Kubera iki wigisha abantu Bibiliya nabi? Hari icyo bivugaho? Wigishije abantu Bibiliya nabi, ugomba kwikosora. Hari icyo ugiye gukora? Ubundi si ikibazo ni ikihe? Wigishije abantu Bibiliya neza bitwaye iki? Wowe na bagenzi bawe ngaho nimwisubireho. Hari ikibazo mufite? Ariko ikibazo twigishije nabi, ntitwabwira abantu ukuri kwa Bibiliya. Itonde gato. Wabuze iki ngo wabwize ukuri? Bibiliya ivuga yuko umukiranutsi wese azajya mu bwami bw'ijuru. Ibyo ntubivuga, ahubwo babwira yuko agomba gushyira amaturo imbere. Ibyo ntabwo ari byo. Imana ifite byose. Wowe waha iki Imana kugira ngo uyihaze? Imana ifite byose twifuza. Mbese wowe na bagenzi bawe iyo mugiye gusengera umukiranutsi cyangwa umuturage, ni ibiki mubanza kumubwira? Mumutuma iki mbere na mbere? Iyo atakibonye bigenda bite? Ubundi se umuntu iyo mugiye kumusengera, icyo muba musabwa ni iki? Si ukumusengera nk'ibisanzwe? Mumutuma iki? Bamutuma ituro. Ntabwo ari njye wavuze ituro, ni Imana yarivuze. Ceceka aho ngaho se. Imana yarivugiye mwari muri kumwe? Imana ifite byose, ntacyo wayiha cyayihaza. Imana ifite byose, itekereza byinshi kukurenza, kandi wowe ntiwayirusha ubushobozi. Ibyo ntabwo ari byo. Ese ubundi Apotre Mutabazi, reka nkubaze akantu gato. Ubundi umuturage cyangwa se undi muntu iyo ugiye kumusengera akabura amaturo yaguha, aramutse aje mu rusengero rwawe akabura amaturo yaguha, ubigenza ute? Uhita usohoka ukareka gusenga kugira ngo ujye mu rusengero usenge? Nuko wabanza kwishyura amaturo? Ubigenza ute mbere na mbere? Ubwo se ubukene buramutse bubaye bwinshi wakinga inzugi? Aho nta mikino ngira. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ibyo bintu ntabwo ari byo, uzabyiyane. Nubikomeza ntabwo uzinjira mu bwami bw'ijuru. Ikindi kandi ubanza umenye yuko atari ngombwa kwigira umuhanuzi. Abahanuzi babayeho barahanuye. Uramutse wigize umuhanuzi rero byazagukoraho. Ikindi kandi uhagarike kuguma kugaya amaturo. Hari byinshi tumaze igihe tubona. Hari aho wigaragaje uvuga yuko umuntu atagusuzugurana 100,000 by'amaturo. Urabihakana? Ntabwo ari ngombwa kuba umuhanuzi. Ntukigire umuhanuzi. Nimba umushumba wawe by'umwereka ko ari umuhanuzi, nimba ahagaze kurimba akavuga ngo dukene 30,000,000, irukanka gurisha pariseri ufite Nyamata, iruka. Iminota 10 ayo mafaranga akenewe aba yuzuye. Ceceka aho ngaho. Uwayagutuma aka kanya we wayabona. Nimba ari ibyo rero ugiye kugufungira. Urahaguruka aha ngaha wishyuye 20,000,000. Turazifata zose tuzijyane ku isi, tuzihereza abakene badafite ibyo kurya, abadafite ibyo kwambara, abadafite aho kuba. Ibyo byose nta kintu na kimwe uri bubihindure. Uwo nguwo ntabwo yaguhesha umugisha ko nawe ntawe afite. Uwo nguwo ntiyaguhesha amavuta ko nawe ntayagira. Uwo nguwo afite umwuka wo kwirema ibice. Uwo nguwo afite umwuka w'ikorino. Uwo nguwo afite umwuka wa Kayini. Uwo nguwo afite umwuka. Ceceka aho ngaho. Ngahe hane rero unikosore. Nubikomeza kandi uzabihanirwa. Ngahe isubireho. Tugiye kugusubiza ku isi, uguha amahirwe yanyu yo kwikosora no guhindura.
ntukureka kwaka amaturo menshi. Ngaho ugenda ufatanye n'abandi gusenga Imana, uzisubireho kandi ntuzongere. Ngaho ugenda. Ibitangaza bigaragare mu izina rya Yesu. Aravuga ngo kugira neza ku mwami wacu ni agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabivuze mu nzandiko ze zose. Ngariko mwitonde, ngariko mwirinde,